Vestine umugore wa Idrissa Oudrowago noneho agize atya arabihuhuye mu ishusho yeruye idaca ku ruhande ihinguranya ku itorero rya ADPER ati nimushake ikibyimbye kimeneke. Ibi abikoze ashyira hanze amafoto ye ari kumwe n'umugabo we Idrissa Oudrowago, ndetse kandi yongeye gusuka ibindi bisuko bishyashya, dore ko mu minsi yashize hari amafoto nayo yari amaze gushyira hanze aribwo yatangiye guca amarenga yuko atakibarizwa mu itorero rya ADPER. Noneho rurashyize amafoto hanze ayaherekesha ikintu gikomeye cyane kandi gitanga ubutumwa abukomeye. Ngire ngo muribuka ibyo ku munsi w'ejo twari twababwiye. Yakoze iki rero? Yahise ahindura n'amazina ye amenyesha abakristo ndetse n'abantu bose bamukunda ko atakitwa ISHIMWE Vestine, ahubwo yahindura amazina, ubu yitwa Vestine Oudrowago nk'izina ry'umutware we. Si ibyo gusa kandi kuko hari n'ibindi bintu byinshi yaje kubakora. Aha wageze ni kuri Arimba TV. Icyo tugusaba ni ukanda subscribe, like, share ndetse na comment ukajya umenyera amakuru y'ibyamamare ndetse n'imyidagaduro aba agiye agezweho mu bihe bigiye bitandukanye. Icyo twakwibutsa kandi ni ugukanda ukazogera kugira ngo ujye uhabwa notification buri uko hari inkuru nshyashya igeze hano kuri Arimba TV. Reka tuze tubicagure byose tubigusobanurire umenye akantu ku kandi kubyerekeye ku isezera ryeruye ridaca ku ruhande ry'umuhanzikazi ISHIMWE Vestine nyuma yo gushyingiranwa n'umugabo we Idrissa Oudrowago. Ibintu byagiye bihinduka uko bwije nuko buke kandi bitishimiwe n'abakristo b'itorero rya ADPER. Nguhaye ikaze Arimba TV, kumenya amakuru kwanyu niryo sezerano ryacu. Reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza nshuti mukunzi wamaze gukanda subscribe kandi udahima kubana natwe makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho mu bihe bitandukanye. Mwe mudukurikira muri mu Rwanda, hanze yarwo muri East Africa, ndetse namwese mudukurikira muri ku bugabane w'Uburayi ndetse na Amerika, turabasuje kandi tubifurije gukomeza kugubwa neza. Arimba TV ni televiziyo yanyu mwahisemo muri abantu batari bakiya, kandi umusanzu wanyu tubona uko bwije nuko bukeye. Ni inkuru rero imenyekanye muri kano kanya, ni inkuru itishimiwe n'abantu batari bakeya, kandi nanone ni inkuru yishimiwe n'abantu nanone benshi, kubera ko abakunzi buno muhanzikazi kamikazi Dorcas ndetse na ISHIMWE Vestine bamaze kuba benshi kandi bagira urugero, kandi bari mu moko cyangwa se mu ngeri zitandukanye cyangwa se mu madini atandukanye, kuko hari abaturuka mu madini ya Katolika ndetse n'abandi benshi. Aho rero bamwe babajwe no kubona ISHIMWE Vestine ashyira ibisuko ku mutwe we. Ibintu byababaje abakristo bo mu itorero rya ADPER, ari abamureze, ari abamukubanye nawe mu gihe yaririmbaga muri korali yahariya mu karere ka Musanze, ndetse n'abantu bamumenye aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ari abana bato cyane. Bose byarababaje, by'umwihariko umuhanzi cyangwa se umunyamakuru wabafashije kuzamuka, uwo nta wundi ni MIE Empire Mr Morinda Habi Irene Kasha Makokero, wabafashije akabazamura akabamenyekanisha. Nawe ari mu bantu bagaragaje ko batigeze bishimirwa no kubona ISHIMWE Vestine ashyira ibisuko ku mutwe we, ndetse atangira kwitwara nk'umuntu utakibarizwa mu itorero rya ADPER. Ni mu gihe kandi imbaga nyamwinshi y'abakunzi ba ISHIMWE Vestine abo bagiye bakunda ibihangano bye ndetse bakanezezwa no kubona ISHIMWE Vestine ashyiraho ibisuko ndetse agasirimuka nk'uko bamwe babivuga, bagira bati ni gute umwana w'umukobwa mwiza gutya yakomeza kuzirikwa na ririya dini ridatuma umuntu yisanzura ngo akore ibintu ashaka. Mubona ukuntu ISHIMWE Vestine aberewe. N'abantu benshi bagiye bavuga ko uyu mwana w'umukobwa kubera uburanga, imiterere n'ubwiza karemano Imana yamuhaye rwose kuba yashyiraho ibisuko ari byiza ndetse bimubereye. Abandi babirwanyiriza kure bavuga ko bidakwiye na gatoya, yakagombye kugumana umwimerere wo mu itorero rya ADPER. Aho abo ngabo ari bo bakomeje kugenda bavuga ko ngo ubu bidatinze uyu ISHIMWE Vestine nawe agiye kuba yashyira amaherena ku bice bigiye bitandukanye by'umubiri we, haba ku matwi
ndetse no ku mazuru, ibintu batazigera bishimira na gatoya. Kuri uyu munsi rero nibwo uyu mwana w'umukobwa ashyize umucyo cyangwa se noneho agaragarije bene abavuga ibyo ngibyo ukuri kose, aho ahise ashyira hanze amafoto yavuguruwe ibisuko yari afite mu minsi yashize, ndetse noneho igitangaje yaje kubakora, yaje kuba anagaragaza ko yamaze kuba umugore w'uno mugabo ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso, umugabo bivuga ko ari umugwizatunga cyangwa se ari umunyamafaranga, dore ko ari ibintu byinshi bagiye bavuga kuri uno mugabo witwa Idrissa Oudourouago. Icyo kintu nta kindi rero Ishimwe Vestine yaje kuba akora, nuko Ishimwe Vestine yaje kuba ahindura amazina ye akereka abanyarwanda ndetse n'abakunzi be muri rusange ko yitwa Vestine Oudourouago nk'izina ry'umutware we ubu ngubu bamaze gusezerana imbere y'amategeko. Reka kandi mbonereho kukwibutsa ko Ishimwe Vestine yasezeranye n'uno mugabo we Idrissa Oudourouago ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2025. Ubukwe bwabo bukaba buteganyijwe kuzaba ku itariki 5 z'ukwezi kwa karindwi mwaka wa 2025. Ni mu gihe kandi Ishimwe Vestine we ubwo yatangazaga ko impamvu yatumye asuka ibisuko ari uko ngo umugabo we yamusabye ko yabikora kubera ko ngo abikunda, bityo Ishimwe Vestine avuga ko nta muntu n'umwe afite wo kumvira, nta wamuhagarika gukora ibyo atekereza gukora, nta n'umuntu wamugenga uretse kuba yaramaze kwegurira ibyo byose umugabo we yakunze kandi Imana yamuremeye, aho yakomeje kuvuga ko ngo nta kindi kintu na gito gishobora gutuma adakunda cyangwa se ngo yubahe umugabo we ibyo amusaba cyangwa se amwifuzaho. Ni mu gihe kandi abatari bake bo bagiye babirwanya bakavuga ko ngo bidakwiye ko uyu mwana w'umukobwa yayoborwa n'urukundo ngo asuke cyangwa se yambare amapantaro n'ibindi byose itorero rya ADPER ridashyigikira cyangwa se ritemera. Ni mu gihe kandi uyu mugabo Idrissa Oudourouago ngo nta kintu na kimwe atakoze kugira ngo umuryango Ishimwe Vestine avukamo awushyire kuri standard cyangwa se ku rwego yumva atewe ishema no kuba, kuko aho ngaho Ishimwe Vestine avuka ari kwa sebukwe. Kandi nanone abakunzi b'uno muhanzikazi Ishimwe Vestine bagiye bagaragaza ibitekerezo bigiye bitandukanye, ndetse abashingiye kuko bamubona n'imyiteguro arimo y'ubukwe bwe buzaba ku itariki 5 z'ukwezi kwa karindwi 2025. N'abantu benshi bagiye batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye ndetse byujemo amarangamutima, ubona ko bamufitiye urukundo ndetse bashimishijwe no kubona Ishimwe Vestine agiye kuba umugore wa Idrissa Oudourouago. Uyu yitwa Rosine Muhoza, nkurikije ubutumwa yanditse akomoka mu gihugu cy'i Burundi, akaba ari umukunzi wa Ishimwe Vestine ndetse na Kamikazi Dorcas. Yagize ati Imana izabanze mu rwawe kandi muzabana karamata, kandi ntuzibagire ko guhembura abanyotewe, uzabyareho uheke hungu na kobwa, kandi ntuzibagire ko iwawe habura akarago. Navuga gusenga, ikindi tuzibagire ko Dorcas umusize mu irungu. Icyo nakwifuriza uzagire ubukwe bwiza nk'ubwikana Yesu azabubemo. Undi kandi nawe yakomeje agira ati wow, murasa neza pe, bitari uburyarya Vesti, nje ndakwikundira pe, more blessing to you and more money in your life. Saba gusa kuko hari n'abandi benshi bagiye bandika ibitekerezo bigiye bitandukanye, uramutse ubaye ufite inyota yo kugenda ukabisoma byose wagenda ukajya kuri account ya Ishimwe Vestine. Nako ubu ntagakitwa Ishimwe Vestine kuko yamaze guhindura amazina, ahubwo yitwa Vestine Oudourouago. Wanyarukira kuri account ye ugasoma ubutumwa bwisha abantu bagiye bamwandikira umwifuriza ishya n'ihirwe, bumubwira ko ari mwiza, ariko nimbeshyere rwose uyu mwana w'umukobwa afite uburanga bw'umwimerere, uretse wenda kuba abantu bamwe na bamwe bagenda bashingira ku marangamutima no kuba barabaye imbata z'amadini ukuntu. Cyembu no mwana w'umukobwa rwose binamubereye, afite umutwe mwiza, afite ukuntu ateye neza rwose, bitamusaba kwitera ibirungo cyangwa se gukoresha ibindi bintu runaka byongera ubwiza cyangwa se uburanga kugira ngo umuntu runaka
abe yaba mwiza, dore ko noneho muri ino minsi asigaye yarakuze rwose, na bimwe bita ngo amanyashi ari aho nigeze nabona mu minsi yashize babiteramo urwenya ngo nyashi za Vestine zitumye Irene avugishwa, none ari kubuza undi mwana kwiyambarira ndetse no kwishyiriraho imisatsi. Ngayo nguko rero nshuti bakunzi ba ADPER TV mu ndahima kuba natwe mu makuru ibiganiro tugenda tubagezaho, turabashimye mwese mwamaze gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. No musanzu kandi n'inkunga ikomeye cyane ku muryango mugari wa ADPER TV. Amahoro y'Imana akomeza abane nawe, kanda subscribe, like, share ndetse na comment, kandi nibagire ukanda ukazogera kugira ngo ujye uhabwa notification. Akamaro k'inzogera nuko kumenyesha buri gikorwa cyose kibereye kuri ADPER TV. Waba ufite ubukwe bwo gusezerana imbere y'Imana, mariage civile, anniversaire, ibiro byo gusoza amashuri yisumbuye na za kaminuza, proposal, inama zigiye zitandukanye, wabuze ahantu wakura umukameramani wizeye wagukorera amafoto meza y'urwibutso ruzakwibutsa ibihe byiza mwagize. Wihangayika, Philips Photo Image, igisubizo ku bibazo wibaza. Tugufitiye kamera z'intajorwa mu gufata amashusho n'amavideo y'ubukwe, ku buryo uzirebye zimusubize neza mu bihe nkaho birimo kubaho kanya. Wihangayika rero, twandikire kuri Instagram yacu ni Philips Photo Image, twandikire cyangwa duhamagare kuri nimero ya telefoni 07813132 Philips Photo Image. Ibirori bifotowe neza bizira gusaza no kwibagirana. ADPER TV, kumenya amakuru kwanyu niryo sezerano ryacu.